banyura mu nyanja itukura. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe nimwicecekere. Ni amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14. Ni amagambo y'icyo kwibuka tuzakomeza kubona muri iki cyumweru, muri iki cyigisho banyura mu nyanja itukura, icyigisho cya 6 cy'amigisho yacu y'igitabo cyo Kuva. Tubahaye ikaze. Ibi ni ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Nk'uko nabibabwiye, bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Niyo mpamvu turi mu gihembwe cya 3 cy'umwaka w'ibihumbi 2025. Itorero ryashimye ko twiga igitabo cyo Kuva. Iki cyigisho rero turiho cya 6 cy'aya migisho yo Kuva. Tugeze ku ngingo yacyo yo kuwa 5 w'Isabato tariki ya 7, aho tugiye kureba ingingo ivuga ngo indirimbo ya Mose na Miriyamu. Reka dusenge tuyinjiremo. Turagushimye Data mwiza, tugushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana ikomeye, Imana itwitaho, uhabwa icyubahiro. Abana bawe waduhaye ubuzima, waduhaye ubugingo, ntacyo utadukoreye. Dukomeje kwiga ijambo ryawe, reka ritureme kandi ridukomereze mu byizerwa, mu izina rya Yesu, amen. Indirimbo ya Mose na Miriyamu ni indirimbo turi bubone mu kanya iboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 15 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 21. Turaza kureba ibikubiye muri iyi ndirimbo. Banza umenye yuko ingabo zose z'abanyegiputa zarimbukiye mu mazi. Nta n'umwe warokotse, yemwe habe na Farawo. Uku kwari ugutsindwa gukomeye ku banyegiputa, kandi yari intsinzi ikomeye ku bwoko bw'Imana. Nta gitangaje ko mu mateka yabo yose, yemwe ndetse no kugeza uyu munsi, abanyegiputa baracyavuga iyi nkuru. Ntabwo iyi nkuru izava mu matwi yabo, kandi si abanyegiputa bonyine, ahubwo abatuye isi twese duhora turirimba iyi ndirimbo, duhora tuvuga iyi ngingo yo gutsindwa kw'abanyegiputa no kurimbukira mu nyanja itukura. Ibyo nta wundi wabikoze n'Uwiteka. Niwe wari ufite amaboko yabashaga guhangara Farawo, cyane ku bwoko bw'Imana bwari bwagize ubwoba bwatinye. Ingingo yacu iboneka mu gitabo cyo Kuva rero. Aha hari iki? Kuva 15 niho tubona iyi ndirimbo. Ese nyuma y'iyo ntsinzi iyi ndirimbo yari igizwe n'ayahe magambo? Iyi ndirimbo yitega amatwi ishobora kuba itandukanye n'indirimbo ujya wumva z'ibice 3, 4 se, 2 se, 2 n'igice se. Iyi ni indirimbo y'ishimwe ry'Uwiteka. Igitabo cyo Kuva igice cya 15. Indirimbo ya Mose nyuma y'ibyabaye byose, nyuma yo kwambutswa inyanja itukura. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka uko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye. Ampindukiriye agakiza, uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura, imuhengeri habarenzeho. Barokeye imuhengeri nk'ibuye. Uwiteka ukuboko kwawe k'uburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako. Uwiteka ukuboko kwawe k'uburyo kwashenjaguye ababisha. Isumbe ryawe ryinshi ryatumye utura hasi abaguhagurukiye. Watumye umujinya wawe ubakongereza nk'ibitsinsi
by'inganagano. Umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi yatembaga yema nk'ikirundo. Imuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Umubisha yaravuze ati, ndabakurikira mbafatire nyage iminyago yabo nyigabane. Nzabimariraho agahinda, nzakura inkota ukuboko kwanjye kubarimbure. Wahuhishije umuyaga wawe, Mana yacu, inyanja irabarengera. Barokera nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba. Uwiteka, mu byitwa imana hari ihwanye nawe? Niyo ihwanye nawe? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Warambuye ukuboko kw'iburyo, isi irabamira. Kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye. Wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Amahanga yarumvise ahinda imishyitsi, ubwoba bufata abatuye i Filisitiya. Icyo gihe abatware ba Edomu baratangara, intwari z'i Mowabu zifatwa no guhinda imishyitsi. Abatuye i Kanani bose barayagara. Ubwoba no gutinya bizabafata, gukomera k'ukuboko kwawe kuzabajunjika nk'ibuye. Uwiteka, bageze aho ubwoko bwawe buzarengera urugabano. Bageze aho ubwoko wacunguye buzarurengera. Bageze aho ubwoko wacunguye buzarurengera. Uzabugezayo ubushinge ku musozi w'umwandu wawe. Abantu watunganirije kuba ubuturo bwawe, Uwiteka, ahera amaboko yawe yashyizeho, Mwami. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Kuko amafarashi ya Farawo yajyananye mu nyanja n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be. Uwiteka agasubiza amazi y'inyanja hayo akabirengera. Ariko Abisirayeli bo bagaca hagati mu nyanja nko ku butaka. Kandi Miriyamu umuhanuzikazi, mushiki wa Aroni, ajyana ishako. Abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Miriyamu akabikiriza ati, muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwo yahetse yabiroshye mu nyanja. None inshuti muvandimwe, ngiyi indirimbo ubwoko bw'Imana bwaririmbye binyuze kuri Mose. Niki gikubiye muri iyi ndirimbo? Wumvisemo iki? Iyi ndirimbo ihimbaza Uwiteka kuko ari umurwanyi w'umunyamaboko, watsinze abarwanyaga ubwoko bwe. Mose ubwe yubakiye kuri iyi ndirimbo, kuri iyi insanganyamatsiko, ashimangira ko Uwiteka Imana ye ari we mbaraga ze, indirimbo ye n'agakiza ke. Ntawuhwanye nawe. Uwiteka ntawuhwanye nawe. Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro kuko ukora ibitangaza. Iyi ndirimbo ya Mose ivuga Imana gusa, ivuga iyo iriyo ndetse n'ibyo ikora. Uwiteka ashyizwe hejuru, n'uwo guhimbazwa kandi agasingizwa kubw'umurimo utangaje yakoreye ubwoko bwe. Kugira neza Imana itugaragariza niko kudutera kunyurwa tukayiramya. Gushima urukundo idukunda bibanziriza imibereho mizima yo mu bya mwuka. Urukundo rw'Imana ruhamye, rutindwaho kandi rugashimwa mu buryo bwihariye bitewe n'uko izayobora ubwoko bwayo yacunguye, kandi izabereka inzira ibageza ahantu h'iteka ryose hera. Mose ahanura ko Imana izashinga ubuturo ku musozi w'umwandu wayo. Ibyo byose byerekana Siyoni ndetse n'urusengero rw'i Yerusalemu. Haleluya. Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 5 n'uwa 4. Abacunguwe baririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Nshuti muvandimwe, iyi ni indirimbo ikomeye cyane, ni indirimbo itangaje
yongera kugarukaho ikagaragazwa yuko abacunguwe nabo bazaririmba iyi ndirimbo. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 15 barabihamije. Ku murongo waho wa 2 baratubwiye ngo mbona igisa n'inyanja n'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Haleluya! Bari bafite inanga, baririmba indirimbo ya Mose. Iyi ndirimbo tumaze gusoma izaririmbwa n'abacunguwe batabarutse bavuye mu miruho y'isi. Bari bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Haleluya! Indirimbo y'abacunguwe, indirimbo ya Mose, indirimbo y'umwana w'intama. Mbese ushobora gutekereza ukuntu ibyo bintu bizaba bimeze mu ijuru? Uko guhimbaza Imana kubw'ibikorwa bikomeye kandi bitangaje yakoze, guhimbaza Imana kubw'amateka yayo akiranuka kandi y'ukuri, no guhimbaza Imana kubw'imirimo yayo ikiranuka no kwera kwayo, bizaba bikomeye, bizaba ari byiza, bizaba binejeje. Nshuti muvandimwe, ndakwifuriza kuzaririmba kuri iyi ndirimbo. Iya Mose ni y'umwana w'intama. Indirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama. Ni indirimbo izaririmbwa n'abacunguwe, abatabarutse bavuye muri ya mibabaro, bataramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ita ku murongo uheruka w'iyi ndirimbo, hari amagambo avuga ngo amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Haleluya! Uwo munsi gukiranuka k'Uwiteka kuzagaragazwa, ubutabera buzaba butanzwe ku bamaze igihe kirekire barenganywa, abera bazaba bamaze igihe kirekire bari mu karengane gakomeye, ubutabera buzaba bumaze gutangwa. Ni ukuvuga ko amateka y'Imana yose, by'umwihariko amateka icira ku cyaha n'akarengane bimaze imyaka 4,000 batabihanirwa, ayo mateka uwo munsi azaba agaragajwe. Abacunguwe baturutse mu mahanga yose bazayihimbaza ku bw'ayo mateka yayo. Uwo munsi wo guca amateka, munsi wo guca urubanza, munsi wo kurenganura abarengana, Imana izaca amateka. Imana izagaragaza gukiranuka kwayo, Imana izagaragaza ubutabera bwayo, itsindishiriza abo gutsinda, irenganura abamaze igihe kirekire barengana, imyaka irenga 1000 bingahe. Uwitwa Emmanuel Kant yavuze ko niba Imana ikiranuka, ubwo noneho hagomba kuzabaho ubuzima bukurikira ubu turimo. Emmanuel Kant yarabihamije. Niba Imana ikiranuka, hari ubundi buzima buzabaho nyuma y'ubu turimo, kuko yaramaze kwitegereza uburyo isi itagira ubutabera, aho isi igoreka ukuri, aho isi itagendera ku kuri, aho isi yahaye intebe ikinyoma. Ariko amaze gutekereza gukiranuka kw'Imana, ahamya yuko uku gukiranirwa, aka karengane, hari igihe kizagera kagasimburwa no gukiranuka. Kubera iki aya magambo ari ukuri cyane? Kandi ni mu buhe buryo dushobora kwirinda ko ubutabera bumaze igihe kirekire bwarabuze noneho buzabaho? Inshuti muvandimwe, ubutabera buri kuri iyi si, bwabuze kuri iyi si, hari igihe buzabaho. Ya mvugo imenyerewe cyane ku bijyanye n'imanza, ngo mu rubanza ngo ntihakora ukuri, hakora ibimenyetso. Ukuri kuzaba kwatsinze. Noneho uwo munsi hazaba hakoreshwa ukuri, hazabaho ukuri. Ubutabera buzabaho. Abarenganyijwe muri iyi si, abamaze igihe kirekire barenganywa, bakabura ubarenganura,
bakabura uwo batakira, bakabura uwo babwira. Uwo munsi amaganya yose bazosuka imbere ya Yesu. Inshuti muvandimwe, wegeze kubaho ugashaka uwuganyira ubwira ibyawe ukamubura, ukabona uwo wakaregeye ari ubwira ibyawe. Uwo munsi amateka azaba aciwe. Ni mu buhe buryo ibi byiringiro wabiboneramo ihumure? Ahari ihumure rikomeye. Umunsi tuzaririmba indirimbo ya Mose, tuzaririmba gukomera kw'Imana. Amateka azaba aciwe, abera bazaba batsindishirijwe, abakiranirwa batsindwe. Imana itugirire neza kandi iduhe kuzahagarara kuri uwo munsi, idushoboze gutwarana kugeza kuri uwo munsi w'amateka. Iduhe imbaraga zo gutwarana, iturinde gutentebuka. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Mwungeri ubugingo bwacu, abana bawe tugushimiye ko wongeye kutwibutsa yuko igihe gikwiriye gisohoye hazabaho ubutabera. Abamaze igihe kirekire barenganywa bagahabwa ubutabera. Reka rero uwo munsi w'amateka dutegerezanyije amatsiko. Data, uzaduhe kuwuhagararamo tutihisha, ahubwo tubyina intsinzi. Reka rero abana bawe tubagushyira mu biganza, ukomeze kubagirira neza, ubarinde kandi ubarindire. Abadamu batwite turabakweretse, Mwami, tubagushyize mu biganza. Reka bose aho bari, abakurikiranye iki cyigisho by'umwihariko, mbagushyire mu biganza. N'umugisha kuri bo, ndagusabye ngo binyuze muri iri sengesho ubahe umugisha, ubarindire imbuto wabahaye, ubarinde kwiheba, ubahe kubungabungwa mu nda za ba nyina izo mpinja. Igihe gikwiriye gisohoye, Data, impundu zizavuzwe, maze nawe uhabwe icyubahiro. Ubakomeze rero. Tugushimiye abaruhutse amahoro, tweretse abari mu mazu y'imbohe kugira ngo ubahe gukomera kandi ubarwanirire. Abadashoboye ubahe ubushobozi, abiganyira ubahe gukomerera kuri wowe. Ariko ikiruta byose, ubahe kwinira mu mitima kugira ngo babashe kukugarukira. Ibyiringiro byabo babishyire kuri wowe, kuko ari wowe mutangabugingo, kuko ari we munyembaraga. Ufasha abari ku bisasiro barembejwe n'uburwayi, ukorere mu baganga bari kubitaho, maze Mwami mwiza nibahaguruka, izina ryawe rizahabwa icyubahiro. Urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi turabakweretse, ubagirire neza, ubacire inzira. Barashagoringa muri byinshi bashakisha imibereho, kugira ngo barebe ko bahangana n'ubuzima bw'ejo hazaza. Ariko Data, iyo witegereje kuri iyi si ubona nta makiriro. Ariko kandi turagusabye kugira ngo bahe kwishingikiriza kuri wowe, no kumenya ko iby'isi byose biri mu biganza byawe. Ubahe kukubanza, kuko ijambo ryawe rivuga yuko mbere na mbere dushaka ubwami bwawe, ibindi byose tuzabyongererwa. Reka ubahishurire iryo banga, ubakomeze kandi ubahe icyo gukora. Reka rero ubuntu n'amahoro byawe bikomeze kugwira mu mitima yacu, uduhe ubutwari bwo guhagarara kigabo mu